Reka nongere mbasuhuze inshuti bakundwa, mukomeze gukurikirana ibi byigisho, amahoro y'Imana abane namwe. Muri iki gihembwe cya gatatu rero turimo turigira hamwe igitabo cya Mariko. Tukaba tugeze mu cyumweru cya gatanu, aho dufite insanganyamatsiko igira iti ibitangaza yakoreye ahakikije ikiyaga. Icyo ni cyo cyigisho cy'iki cyumweru. Icyo kwibukwa kiraboneka mu gitabo cya Mariko, igice cya gatanu umurongo wa 19. Ahubwo aramubwira ati, witahire ujye mu banyu, ubabwire iby'Imana igukoreye byose, nuko ikubabariye. Aya niyo magambo tujye kuzirikana cyane, ubwo tujye kujya twiga ingingo buri munsi muri iki cyumweru. Kuri uyu wa gatatu rero dufite umutwe w'icyigisho ugira uti kubana na Yesu mu byiza n'ibibi. Kubana na Yesu mu byiza n'ibibi, nicyo cyigisho tujye kurebera hamwe kuri uyu munsi wa none. Reka nshuti mukundwa, mbere yuko tujya mbere muri iki cyigisho cy'uyu munsi, dusenga Imana. Turagushimiye, turaguhimbaje Uwiteka Mana ishobora byose. Tugushimiye kuri umuremyi wacu, tugushimiye ko wongeye kuduha umwanya wo kwiga ijambo ryawe muri aka kanya. Turakwinginze rero kugira ngo Umwuka wawe wera abane natwe muri iki cyigisho cy'uyu munsi. Nibyo dusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Inshuti mukundwa, reka dufate Bibiliya zacu dusome mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko, igice cya gatanu umurongo wa 21 tugeze wa 24. Mbese inshuti mukundwa, ni ibihe bintu by'ingenzi bigaragaza uwo Yayiro uwo ari we? Ni ibihe bintu by'ingenzi bigaragaza Yayiro uwo ari we? Reka tubumbure Bibiliya zacu duhurire mu gice cya gatanu cya Mariko, umurongo wa 21 tugeze ku murongo wa 25. Yesu akiza umugore wari umaze imyaka 10 ari mu mugongo. Aha rero dusoma aya magambo, nuko Yesu agenda mu bwato asubira hakurya, abantu benshi bateranira aho ari iruhande rw'inyanja. Umwe mu batware b'isinagogi witwaga Yayiro araza, amubonye yikubita imbere y'ibirenge bye, aramwinginga cyane ati, agakobwa kanjye karenda gupfa, ndakwinginze uze ukarambikeho ibiganza byawe gakire kabeho. Aragenda ajyana nawe, abantu benshi baramukurikira ndetse bamubyiga. Yesu yasanzwe n'umugabo witwa Yayiro, ariko ibyanditswe byera bitweretse ko Yayiro yari umukuru. Ibyanditswe byera bitweretse yuko uyu Yayiro yari umwe mu bakuru b'isinagogi. Ngo abayobozi b'idini nka Yayiro ntabwo bari inshuti za Yesu. Bigaragara ko yari yihebye. Uko kwiheba kugaragazwa no gupfukamira
Yesu kwa Yayiro. Nshuti mukundwa, kwinginga kwa Yayiro kwakumvwa n'umubyeyi uwo ari we wese ufite umwana urwaye. Umukobwa we yari hafi gupfa, ariko yari afite ibyiringiro by'uko Yesu ashobora kumukiza. Nukuri nshuti mukundwa, Yesu yahise ajyana nawe mu rugo iwe atazuyaje. Ese nawe ni kangahe ushobora kugira ibyiringiro by'uko Yesu ashobora kugukiriza urwaye, cyangwa se akaba yagukorera ibitangaza kuri uyu munsi wa none? Reka nshuti mukundwa dukomeze dusome umurongo wa 25 tugeze wa 34. Mbese ni iki cyarogoye urugendo rugana mu rugo kwa Yayiro? Nuko hariho umugore wari mu mugongo wari ubimaranye imyaka 12. Ababazwa n'abavuzi cyane, benshi bagerageza kumukiza, bamumarisha ibintu bye byose, abitangamo ingemu, ariko ntibagira icyo bamumarira, ahubwo arushaho kurwara. Yumvise ibya Yesu, araza aca mu bantu, amuturuka inyuma, akora ku mwenda we, kuko yari yibwiye ati, ninkora imyenda ye gusa ndakira. Uwo mwanya isoko y'amaraso irakama, amenya mu mubiri we yuko akize cya cyago. Yesu nawe yiyumvamo ko ubushobozi bumugabanutsemo, ahindukira abyigana n'abantu, arabaza ati, ninde ukoze umwenda wanjye? Abigishwa be baramusubiza bati, ese yewe abantu barakubyiga nawe ukagira ngo ninde ugukozeho? Abararanganyamo amaso agira ngo abone umukozeho. Uwo mugore aratinya, ahinda umushyitsi kuko azi ikimubayeho. Araza amwikubita imbere, amubwira iby'ukuri byose. Aramubwira ati, mwana wanjye, kwizera kwawe kuragukijije. Wigendere amahoro, ukire rwose icyago cyawe. Nshuti mukundwa, biratangaje kubona uri kubyiganwa n'abantu benshi, ariko umuntu akagukoraho ukibwira ko hari umuntu ugukozeho, nyamara abagukozeho ari benshi cyane. Kristo rero nawe niko yahindukiye kubaza ngo ninde unkozeho. Abigishwa be birabatangaza cyane, kuko yari ku mubyigano w'abantu benshi. Ese baribaza base abantu ko bari kukubyiga ari benshi, nawe ukibaza bati ninde ugukozeho? Nyamara uwarukozeho Yesu yifuza ko Yesu amukiza, yahise yikubita imbere ya Yesu. Kristo aramubwira ati, ngo mwana wanjye, kwizera kwawe kuragukijije, kandi kugukijije icyago cyawe. Nukuri icyarogoye urugendo rwa Kristo rujya kwa Yayiro nta kindi, ni uburwayi bw'uyu mubyeyi wundi warumaranye imyaka 12 ari mu mugongo. Inkuru y'urugendo rugana kwa Yayiro yarogowe n'ikindi gikorwa cyakorewe umugore wari ufite uburwayi bukomeye amaranye imyaka 12. Iyi nkuru ya Yayiro hamwe n'iy'umugore wari urwaye ni ibindi bikorwa bya Yesu dusanga muri Mariko, byiyongera ku byo twabonye mu cyigisho cya 3. Muri iyo nkuru turabwirwa iby'abantu babiri batandukanye, Yayiro n'umugore urwaye, baje gushakira ubufasha kuri Yesu. Umugore yaraje akengera mu bantu kugeza ubwo akoze ku mwambaro wa Yesu. Ako kanya
yahise akira uburwayi bwe. Ariko Yesu yahise ahagarara arabaza ati, ninde unkoze ku mwenda wanjye? Umugore wari umaze igihe kirekire arwaye, ako kanya yahise aba mutaraga. Nyamara yatewe ubwoba nuko Yesu yaba arakanjwe n'ibibaye. Yatewe ubwoba nuko Yesu yaba yarakajwe n'ibibaye. Byari ibintu birenze intekerezo ze, ariko Yesu yashakaga kumukiza bitari indwara y'umubiri gusa, ahubwo ni indwara y'umutima. Nshuti mukundwa, reka dusubire kuri Yayiro dusoma umurongo wa 35 tugeze umurongo wa 43. Azura umwana wa Yayiro. Akivugana nawe haza abavuye kuri wa mutware w'isinagogi bati, wa mwana ko yapfuye uracyaruhiriza iki umwigisha? Ariko Yesu ntiyabyitaho, abwira umutware w'isinagogi ati, witinya, izere gusa. Ntiyakundira undi muntu kujyana nawe keretse Petero na Yakobo na Yohana mwene se wa Yakobo. Bageze mu muryango w'inzu y'umutware w'isinagogi, ahasanga urusaku rw'abarira n'ababoroga cyane. Nuko yinjiye arababaza ati, ni iki gitumye musakuza kandi murira? Umwana ntiyapfuye, ahubwo arasinziriye. Baramuseka cyane. Arabaheza bose, ajyana se w'umwana na nyina n'abari kumwe nawe, ajya aho uwo mwana ari. Amufata ukuboko aramubwira ati, Tarisa kumi, bisobanurwa ngo, gakobwa ndakubwira nti byuka. Uwo mwanya ako gakobwa karabyuka karagenda, kuko kari kamaze imyaka 12 kavutse. Uwo mwanya barumirwa cyane. Yesu arabihanangiriza cyane ngo hatagira umuntu wese ubimenya. Abategeka gufungurira ako kana. Nshuti mukundwa, aha naho biratangaje cyane kuri iyi nkuru, kuko uyu muntu wakoze iki gitangaza yari Yesu, kandi agikoreye umutware w'isinagogi. Nawe byari ibintu birenze intekerezo ze, noneho ku muntu nkawe w'umutware w'isinagogi. Nta wundi muntu Yesu yemereye kujyana nawe mu cyumba usibye ababyeyi b'umwana na Petero na Yakobo na Yohana. Yesu yavuze ko umukobwa atapfuye, ahubwo asinziriye. Yirukanye abariraga maze yinjira mu cyumba aho umukobwa wapfuye yari aryamye. Yamufashe ukuboko aramubwira ati, Tarisa kumi. Mariko yasobanuye ayo magambo ngo, gakobwa gato byuka. Mu by'ukuri ijambo Tarisa risobanuye umwana w'intama. Bishatse kuvuga umwana muto uri mu rugo iwabo. Nshuti mukundwa, itegeko ryo kubika ibanga ni umugabane umwe wihishurwa. Umugambi wo kubika ibanga ryakoreshejwe mu nyandiko ya Mariko yose, birengurira ko Yesu ari we, kandi ko agomba kumenyekana ibye
ntibikomeze kuba ibanga. Inshuti mukundwa, ndakwinginze natwe kugira ngo turusheho gusobanukirwa na Kristo uwo ari we, maze ibya Kristo tukabyamamaza bigakwira ahantu hose, tukarangwa no gusobanukirwa Kristo uwo ari we, ndetse no kwamamaza inkuru ze mu badukikije ndetse n'abo tubana nabo buri munsi. Icyo nicyo ngusabye kuri uyu munsi, nanjye nisabira mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amena. Turakwishimiye Uwiteka Mana ishobora byose. Twishimiye kuri umuremyi wacu, twishimiye ko ukomeje kubana natwe, ndetse twaba tucyumva amagambo yawe kuri uyu munsi wa none. Turakwinginze rero kugira ngo ukomeze uduhe umwete wo kwamamaza ijambo ryawe, ukomeze uduhe gusobanukirwa n'uwo ari we. Kandi Kristo, turakwinginze rero kugira ngo ube mu mibereho yacu. Nibyo dusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amena.